nibyo navugaga bashinje ntuza Karosi nibiki nawe nukwikinisha se none se biranibiki urashyutswe ubonye umugobwa yatambaye impeta ngo urabonekewe ngo umwambike impeta ngo umonye ku Isimbi TV content niyo wo ashyutswe no birantaga ngo nimba afite abana ntibimureba ndagira ngo ndahira imbere y'Imana ko zirari injuga nuza Karejyane wavuze ngo urugo rufite ibyago rwinjirwa n'imbwa ariko yavuze ngo mwitonde ngo abapagani tugiye kuza tumutera amabuye ndidekara ndi umupagani wa mbere wa musenzi nagushobora kurongora uriya mugore do aho magaze hanga waba udafite gutegera kaboniro birani no kwikinisha amakuru turakomeye turamahoro wowe nande byakugendekeye gute no kuvuga ngo ibyo wumvishije cyangwa se ibyo wabonye nibyo nyene nibyo ngibyo nibyo uko nitegura ubukwe kuba umuntu w'umugabo nkava mu busore kuko ngiye gushaka umugore mu minsi mike muramamagara bwana madame Asiya bwana madame Asiya ushingiye kuki y'umuntu avuze ngo akita umugabo mugenzi we ngimbwa wabari iki bivuze ngo nawe ababaye umurizo w'iyoma samuga kiri kigano ntiwakibonye ngenge kuko ibariza ikintu kimwe wari wavugana nuriya mu mapasiteri ariko nkuba yawe yaraza amavuta yicaranye nayo mukiganiro amavuta ahubwo n'umwera umva nkubwire bashyukwa n'ibiki ubundi bashyukwa bati gufata ubugabo ukabutunga ku muntu wifuza mu mitekerereze yawe no kwikinisha barashaka kunyicura ubukwe ahubwo aba bantu ushatse najye no kubarega nuramuka ugeze muri ruriya rugo iki kiva kijya uyu munsi agakiza karataha mu rugo rwawe Zakayo we urota nitwaryama abantu ntibaje kuryamana nawe ngo aba bantu bose bari kubona ibintu bamenye Imana yamuhaye Imana kubwiye tubwire Imana niyo yakubwiye ngo uzubivuge cyangwa warashanutse uraza urabivuga kugira ngo wamamare igisubizo kibaye kukubaza uri tuceceka Imana irambwiye ngo Noheli narekeraho ataza gutuma baguma kuyituka ngo nagatwika mama pastor Yesu ashimwe mami ngewe narakaye umuntu witwa Noheli uramuzi Yes mwonje mwiriweho mwebwe murimo kurikirana Big Town TV akakanya tukaba turi hano muri imihanda yacu ya buri munsi kugira ngo tubashe gukurikirana what is going on akakanya tukaba tugiye guhuza Claude na Amaji the Black kugira ngo tumenye uko bimeze Mr Claude amakuru ni meza turi kumwe na Amaji the Black ariko mu kanya gato abastari benshi barabicaye muri iki kiganiro bitewe kuko tugiye kuvuga Kasongo Yihwa ni ibintu bitoroshye cyane iby'umusore uvuga ko Imana yamweretse kurongora mama Pasiteri Asiya ibyo rero reka tubikurikirane mu kanya ibingibi byose n'ibindi byinshi bitandukanye ni hano kuri Big Town TV wewe uri kumwe natwe komeza ukurikirane ni byinshi birimo kuvugwa mu mihanda cyane cyane y'abantu ba gospel ngo mama Pasiteri bagiye kumushaka yabonye umukunzi ese nibyo ni byanyabyo cyangwa ni ibyo uko ari byo byose reka tubikorere ubusesenguzi na Amaji the Black yes reka twumve none mu dutega amatwi kuva akakanya mu itangiriro kugeza ku musozo ariko ndakwibutsa gukanda subscribe urimo kurikirana izi gahunda zacu turi kumwe na Samu Gakire muri iki kiganiro nk'umunyamakuru mugenzi wawe sawa yes man umeze fresh cyane Imana ifite PS dore shanje nta kibazo rwose ngemeze neza nta kibazo hano wicaranye n'umukozi w'Imana yego ariko je bundi numvishe uri kubavunira mu mavi ngo ni wapfukama ntago bari ngombwa gupfukama kugira ngo Imana ikumve kuko amatwi n'Imana nta hantu bihuriye n'amavi kro umeze neza meze neza kutanyiranye ubwitonzi bwinshira oya urumva bantegereje ngo numva umukristo cyavuga nk'umushumba uzukomfira nk'umushumba kugira ngo numve ibyifuzo by'umukristo kuba Amaji yaranze gupfuka mu muntu ngo musenya numvise yatutse kagahungu ariko ntabwo yatukanye yavuze ubwo turaza kumenya hari byavugiye Noheli aho turahagera nari mbaje kukubaza nk'umuntu w'umukristo wanze gupfukama kugira bamusengere urumva gusenga icyambere no uko umuntu abanza akabyiyumvamo igihe rero umuntu atabyiyumvisemo gupfukama ngo bamusengere byaba ari ukubeshya Imana rero Amaji kuba atarabikoze ahubwo niwe mukristo yasuzuguye Imana oya ntiyasuzuguye Imana yasuzuguye nyirukwiyitirira Imana
ntabwo ari ugupfa gupfukama gusa ngo wabusengere cyane ni ukwatura ibyaha amajiro ntiyatuye ibyaha urumva we yaravuze ati ntabwo nabeshya Imana mu kiganiro ngo ndapfukama byiza nzabikora byanjemo kandi uko niko kuri Amaji nose wari bwabone Rutayisire bicana mu kiganiro akamupfukamisha ariko nabonye abantu benshi ntago yamupfukamisha Rutayisire aba afite indi myumvire ntago gupfukama bivuze ku kwiyegurira Imana ahubwo wagapfukamye uzi ko hari umwana twiga muri secondaire prof yaramubwiye twiga ibungwa ibyumba aramubwira ngo pfukama umwana abwira prof we ngo nubwo mpfukame ariko mu mutima ndahagaze urumva icyo kintu gupfukama kugira ngo abantu bari kuri kamera babone ko wapfukamye ariko mu mutima uhagaze means zero nta kintu bivuze ntacyo bivuze harya ubundi ngira ngo n'imyemerere yawe ngira ngo ntago biri bikwemerera irabinyemerera ariko twabihuje n'umutima wanjye ntago ari ukuvuga ngo umuntu aje bigutsindagiyemo oya ni ibintu biza biri involontaire ntago ari ibintu uzana volontaire ngo pfukama ngo usengere nkande se ubu nsengera nkande Amaji muri Islam ntago tujya tubona saga kuri social media ariko cyakoza umva aba gospel baratuyoboye muri iyi minsi bemeranyeho utakoze imibonano mpuzabitsina yasabye utasabye yikinishije utikinishije yeretswe ko yarongoye runaka utarongoye nibyo ngibyo muri gospel ijambo ry'Imana ryahinduriwe isura birasaba ko mujya kwigisha mu migina nuko mu migina yaremera habaye mu migisha asigaye yitwa mu migisha nabonye ibigospel yarabaye imigisha yarabaye imigina kugenda bivamo nk'inopfu kumva Pastor Claude yegeranyije imibonano ye na Mutesi ukumva ngo wa wundi tiranwa n'uruhara rwa Dumba ninde Ezekiel yabwiye runaka wundi ninde Karosi ngo yikinishije ukumva ngo yamugura ingurube ukumva bese gospel yabaye gospel oya se Karosi se yarikinishije riko twabyumvise Ezekiel bivuga amaye nka umukozi w'Imana uyoboye icyumba gikomeye ibintu birakaze ariko nawe wavuze ko wamusabye kandi akaguha inde mute oya ntabwo navuze ko namusabye naravuze ahubwo navuze ni kuki ahubwo yabeshye muze mwihane naravuze ahubwo se ntiyasebeje buke ni kuki atavuze ko yaba yarampaye byibuze nubona ni yavuga ko yampaye byibuze ndashaka kukubaza ndashaka kumenya situation yo mu rugo iwawe mu rugo ego prive iyo babonye ibintu by'ubugoryi birirwa bavuga ku muntu w'umupapa utashiwe mu rugo ubijajinga gute ubigendamo gute barabizi ko mba muri social media yego kandi babazi ko ibivugwa atari ukuri yego niyo mpamvu rero amahirwe mfite nuko madame abona ko ibiba bivugwa atari ukuri ikindi nanone abana nabo babazi ko ibyo bintu atari ukuri kuko giye uko nicara muri social media mu rugo iwanjye ntabwo ari komeze rwose umuntu yananyerera akagwa ibyo byo nanjye ndabyemera ni byo ndi bavuga ngo umuntu wese urapa ngo nk'urumogi bababeshyera oya ntago ari bose nkuko gusambana nose ubwo nimba Karosi ngo yararongo yaravuze ntago ari Karosi uyicura Ezekiel yavuze ko baterese umuntu je nabonye ibiganiro ejo nza kuri Hotel Tech narebye ibiganiro ariko ndavuga ninjya mu rugo ndaza kubikurikirana amenye ibyari byo nza kucukumbura numva ibyari byo nsanga ni itiku riri mu bintu bidahuye n'Imana ndavuga ariko ibi bintu nta hantu bihure n'ubukozi bw'Imana ahubwo harimo kwandarikana gusebanya n'ibiki numva batandukiriye ese umukozi w'Imana ni umubiri utabukora urakora ariko singo none se abantu bose bagiye barongora baze bavuga ukuntu wowe ntago urongora jewe gatubwira ukuntu urongora ufite amashusho barangije babashyiraho iminota ngo nuza rongorera ni iminota ingahe 45 inde nindera Ezekiel ni Karosi sinzi urongora iminota 45 wewe waje kwidirisha ugategereza iminota ubara ngumwe 2 ararongoye 3 ibyo ni injuga ntago tuzabyumva wenda nukuryoshya showbiz ariko ntago bira bintu byemera ngewe nugusebanya nuguharabikana ikiro cy'ingurube ujya kukibaza ngo kigura 3 ngo yakugabura ingurube uri umwe ngureze kiyeri undi nawe ati buriya yaraterese muri niba turengo bite urumva Imana bayikize ku ruhande bari gucuruza ibihuha ibinyoma guharabikana beza ko ibyo bintu byababaje Amaji nje none hari nanabibona Amaji yababaje cyane nabikurikiranye Amaji yarababaye nabaye rero Claude ejo bundi so rugiye kunana mu modoka ni Claude orongoye Mutesi
uyu ni Claude wamusabye noneho ukuntu Claude ateye mu buzima bwe busanzwe nubwo gusakuza kuri showbiz biratandukanye abo bantu bazi ko ari umunyamahane oya nta bugingira amahane shana nubwo yakwimandaga ukuntu ahubwo harahiye hano savuga cyane amajida bakizwa n'ikibana yayi oya nawe uri umuntu oya ntabwo yampaye je buriya yarampaye nabivuga oya nanone ufite umuryango ndakeka ko ahahise hawe none se bavuga ngo barabasambanyi barabakimaniza kubagirira neza ugira ngo ntacyo babitwaye iyo umuntu atazi ubuhamya bwiwe se Pastor Rutayisire mwicanye mu kiganiro ntiyaguhaye ubuhamya bw'uko yararimo kera sirimo sikabiri sigatatu bivuze iki rero iyo umuntu atanze ubuhamya bwaho yahoze kera n'ahari uyu munsi wa none ntacyo babitwaye ariko numvisha sinzi ukuntu uri umudangere ahantu ukura amajwi hari ijwi rya Mutesi yavuze ngo yanshakiraga abagabo ni video iri kuyoboka mana TV umukomisiyoneri w'abagabo mu bagabo washakiye Mutesi ko ntarimo narimbwa icyo tukihorera none buretse we ntabwo narizi yuko ukeneye umugore wo kuzashyira mu ninde utabakeneye se we wagiye gusaba utamukeneye buretse gatoya noneho arangije ngo ntago yigeze aba umukozi wawe ngiye kumva muri ya video aravuga ati ngewe nakoreraga mu majwi ye n'amashusho biraducanga muraducanga rero nagatwiko nka Kade Ben na Bruce Melody nibiki mbo uko biri kose icyo gihe twari tuziranye nibyo koko igihe kirekire cyane namwifurizaga ibyiza namwifurizaga akira banki yanyu nohereye n'amafaranga make bya 7500 ariko icyo gihe yari menshi ibihumbi 7500 koperative yari Kimirongo reka zabwire nyira yakohereza ari muri Amerika nzamubwira kohereza yazamereze ariko hari nabandi bantu bagiye bayitwara amafaranga ariko nayo ntabwo ariyo nukubera yuko habayemo ibihombo mu makopeka atandukanye ntabwo yari kopeka igisubizo gusa n'izindi zari zihari ariko nta kibazo ubuzima bwarakomeje ikigo ngira ngo abarokore benshi nkuko Amaji yabivuze cyane bakunda kubona abantu b'abaraperi bitewe n'uburyo bameze bakabafata ukundi kuntu mu myitwarire wowe abaraperi by'umwihariko Amaji mwicaranye ubumva ari abantu bafite imyitwarire imeze ite Amaji iyo mubonye twicaranye hano Amaji ni umuntu nk'abandi bose kandi ni umunyarwanda ni umukristo ni umusilamu abangaba rero nibo bavuga gukomera kw'Imana bakavuga n'iby'Imana iba yarabakoreye iyo bamaze kugukizwa rero kandi ntabwo wabwiriza ubutumwa bwiza uwo mutegeranye nk'ubu ngubu tuba turi inshuti mwiyegereza ejo hazavamo ikindi kintu gikomeye cyane Amaji kubera cyo ukurikirana ibintu by'abarokore kandi uri umusilamu ndabitegetswe ahubwo pastor ikintu musabye ni kimwe n'igiki uzampurize bari abagabo babiri kandi ndabizi ko umwica hano ndikicara hariya bari bikinisha bavuga Karosi na Ezekiel kandi wabishobora kubahuza nabahuza ariko mukaganira taske na samugakire ndayimusabye tuzagire ko nawe ni no kuri muzabahuze kuko bira bintu biratu njembura uruhande mbogamiramo yego iyo Karosi avuze numva ibyo Karosi avuze ari ukuri Ezekiel nawe yavuga nkumva ni ukuri ariko dukeneye bombi bari kumwe what going on ninde uri mukuri se ntago babireka tugatangira kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana kurusha biriya bintu yego bariya bombi baraziranye yego bariya baraziranye kuko rega nta muntu utaziranye n'undi usenge nawe nago tuziranye turaziranye wenda ntago we tuziranye cyane ariko turaziranye ariko ibyo tuziranye si ngombwa kujya kubibwira abantu bose bari hano hano byo bakeneye yego rero gospel niyo mpamvu navugaga ngo nihedinze showbiz muri iyi minsi kubona aba gospel bashwana gato bagahita bashyirana hanze birabyo twabyita iki ukumva Mutesi na Claude bari inshuti bashyiranye hanze ukuntu cya rusoferi kitambikamo nacyo kikaza kikabajogonyora ariko icyo navuga ntaho bitaba n'abanyonzi barasabana n'abamotari n'abasekirite sibyo ra nturasaba umuntu nugusabiriza ntabwo ari ugusaba dore imbogo wewe usigaye utukana ngo bimuna kwisi icyo kizina vava ntago baragusaba ese izina rya TV wararihinduye ryitwa dore imbogo oye naga rishaka atagutuka bave mwihorere
no mbere yitwa Fafa Vava TV inka naza ari nka niba uzabimuha ndakubwiza ukuri urayihagazeho ndakubwiza ukuri akazi ntago ari byo bimwe bya Mutesi no kuzana inka oya Mutesi tumukure mu kiganiro tumuvane mu tumwihorere hanyuma rero ndashaka ko biriya bintu by'amatiku biva mu itorero ahubwo bagatanga ubutumwa bwiza sibyo kuko nimba uri umukozi w'Imana ntago uri umukozi wo kujya kuvuga ibyo bintu abantu bikinishije ngo yarasabye ibyo nta hantu bihuriye muvurindi mu kiganiro yego ngira ngo ariko akakantu ko kwikinisha si keza kamaze iki mu bakristo kamaze iki ntacyo bigisha abantu ntacyo none nko umuntu w'umurokore icyambere kwikinisha umuntu yagiye kwikinisha uko nabyumvishe aba ari ahantu hari prive nta n'umuntu wamubona arakinga akadadira agashyiraho ingufura agavundamo serire agashyiraho amarido akikinisha rero ukuneze kera ajya kurunguruka mu marido ya nuza ya karosi akamenya ko yikinishije iminota 45 muri hano bagabo babiri hageze umwe azogerageze rero ko ari umwe waza yangewe nasabye ko zabahuza ari babiri nge nzaba amagara Karosi biragoye amagara Karosi biragoye ko bashobora guhura kuko ubu ngira ngo bigojwe n'iki sa amaguru ibyo rero ni ubugome guhura mu kavuga jewe ninge muntu wakoresheje bwa mbere ikiganiro Karosi na muramuwe yego muramuwe anzanira Ezekiel uvuga ngo Karosi niwe wagiye urangira Ezekiel Karosi nura ubukoti aruba bamba busuti yarano kugikuta njya mubona ngo nuzongere kumukanga Karosi wasanga ari mu biganiro bombe bari mu biganiro ntago birimo ariko natwe tubirimo ariko byari byose dukangisha ibiganiro nihagira uzaho wenda reka tube twivugira ku bini uri buze gufata telefone imbere turi buze kubimubaza ibyo bintu ngira ngo Pastor Claude we wenda ngira ngo abiziho cyane wumvisha inkuru zundi mukozi w'Imana weretswe Imana yabwiye ko agomba kurongora uriya w'inzozi aho wakora ikinyamakuru cyitwa Inzozi TV oya icyo kirahari hari abandi bagifite hari abandi bagifite uriya uje kurota yambika impeta yego rero uriya turamuvugaho birambuye uretse gato njye namwiboneye namukubise iryo hari n'ubari mu kiganiro kuri Siridi namubonye nako ni dynamic akora nawe minyawe na Okim uriya muntu rero nibyo navugaga bashinje ntuza Karosi nibiki nawe nukwikinisha se none se biranibiki wowe urashyutswe ubonye umugobwa yatambaye impeta ngo urabonekewe ngo umwambike impeta ngo umonye ku Isimbi TV content niyo wowe ashyutswe no bira ntago ari ngo nimba afite abana ntibimureba ndagira ngo ndahira imbere y'Imana ko zirari injuga no gushaka hiti ntago uriya mugore ashobora kurongorwa n'uriya nuza Karegera wavuze ngo urugo rufite ibyago rwinjirwa n'imbwa ni Karegera kuri nuza Jaras uziko nabibonye wabibonye so rero nukuvuga ngo uyu aramutse yinjiye urugo rwa nyakwigendera ariko sugo yanyura mu marembo si umusore se nta ushinguye umeze neza siko avuga ngo afite igikundo inzozi zirashuka zirashuka kavuga ko yavuganye n'Imana Amaji ntago yemera ko Imana ivugira mu bantu ngaho ne muteruri mushyireye yongeye Karegera ati wabona uri ari kuri social media ari gusakuza hari umuniga wibereye mu rugo uri kumubwira ati horere mama ari ikibango kiri ku mu kiganiro naje mu kiganiro nk'ubu waba uri muraririmba ngo umugore wawe hari umuntu ariko yavuze ngo mwitonde ngo abapagani tugiye kuza tumutera amabuye ndidekara ndi umupagani wa mbere wa musenzi ntago ushobora kurongora uriya mugore do aho magaze ahangaha waba udafite gutegera ukabona iro biriya ni ukwikinisha ngana agenda murongo nose kumurongora ni kuri kamera ni hasekera tuwa musenze reka kwikinisha no tujye twumvikana umumama aribabariye yigiriye ibyago mu minsi ishize yego uri kuza kuri social media uri gusakuza gusa ngo nimba nkafite abana ngo nibindeba nusu ubwo nimba uri umugabo bitareba abana bari mu rugo rw'uwo mumama urumva uri igiki
none se imvugo y'Imana yo kurongora Imana yivuze ngo nza Imana yafasha Adamu na Eva bashyira muri Edeni bibeshye bakarongora nayo bakoze iki none ubwo yitwa none se icyaha nuko barongoranye byararongoranye ni nayo mikoshi tukigendana hano none dore nuri ahubwo Eva yariye kwitunda inzoka yabeshye Eva irihe tunda ariko ubundi ko Nitunda mutubeshya nitunda ibiti Wari dusobanura. mubona turi ibitambambuga urabona nitunda ibiti byose tubona hanyuma hari ibiti byinshi n'ubuhe bwoko bw'itunda bariyeho ubwoko hari itunda hakaba pome, ipera hakaba hari- pome hakaba iki bari itunda nyatunda sereka nkubaze wigeze usaba kwitunda wenda ndisabaho nko mu iduka ngo usabe itunda ndisabaho itunda oya ntabwo narisabye wararihawe amaji ntabwo nasabye itunda ntabwo narisabye ntabwo wigeze wararyiguriye itunda amatunda nyine agenda za amatunda Nyabugogo hose arahari Arahari. mu za Kimironko mu masoko amatunda aruzi ariko sinzi itunda ushaka kuvuga iryo ari ya ni itunda si nk'iryo se wari uri kuvuga ryo muri Bibiliya itunda babujijwe n'Imana Imana. Kuki warifashe? Adamu na Eva ntibumviye ijambo ry'Imana ariko itunda ryawe ngo waryishe ngo ikanzu y'itanu Oya, ni ku mihanda ibyo bintu ntabwo nabikora amaji oya ariko niko bavuga ku mihanda nyine barizanye ni mubote ariko ntabwo njye nabikora nanjye mba numva ubuse wowe ari wowe wabikora utampereye ubuntu wabireka naba ntuzi harya Ezekeri ni ndondi Ezekeri Karosi. naba karosi kugira ngo mwirye oya abakarosi rero buriya hari igihe abantu bakina ariko buriya wasanga hari abazimuhaye yenda ntabwo mbizi genda numva wasanga buriya yenda avuga ikanzu y'itanu wasanga yarashaka gutanga publicité kugira ngo abantu bazajye bamenya ko ari iry'itanu bazajya bagura ikanzu byashoboka simbizi ko yabahenze ko yabahenze iry'itanu ibiro by'umuceri birimo agafuka ibyishimo bitarengeje iminota 15 abandi bari gukora n'itanu Shaje byishimo ko ruva ari hatari samugakire ariko ibyo byishimo wabimaze samugakire ibyishimo by'iminota 15 urumva buri minota ni 1010 kugira ngo bigere mu ikanzu y'itanu si 15 avuze yego 10 ubwo ni 100 iminota 10 itanu ubwo umunota ni 1010 akuzi no kubara umunota ni 1010 iry'itanu ni iminota 15 ndakubwiza ukuri hanyuma ratubwire uragira uti uriya mwana yashyuswe ndende sikuvuze niko navuze uragira uti wa musenzi we uragira uti ntabwo warongora mama Pasiteri Uwanyana Asiya ushingiye kuki Imana yavuze kuki atamurongora ntabwo Imana ari iza kurambagiza umugore hano kuri kamera uriya ntabwo ari umukobwa Yego. uriya ni umumama kandi tumuhe n'icyubahiro cye so mu yandi magambo urareba ugasanga uriya mwana w'umuhungu arimo aramutesha agaciro nabonye n'ibi video byari gusunda n'umumansuzi wa danje ntabwo wabibonye ahantu mu kabari aryamye hasi abagore bamuri hejuru ibaze rero so mu yandi magambo ni hita arimo arashaka kugira ngo azamukire kuri Asiya ariko iramara akanya gato ureretswe cyangwa ntago nerekwa mvuga ibyo mbona kandi uzabibona none ko yerekanye message za Asiya ajya mwandikira zana phone yawe nsevingemo ngo Asiya nkwandikira urebe ko ntaza netwa Asiya andika kuri nimero za Majide Black wandika ngo Asiya buretse hari umuntu mwumpamagaye izo hit zikenerwa mu buryo bugiye butandukanye Ezekeri Oui, Yesu ashime nahimbazwe. turi mu kiganiro ndi kumwe na Pastor Claude na Amaji the Black Amaji yifuje kukubaza Ezekiri Ko nari ndi muri banke gato yase mwabanje mukareka nkavuma. rotira ayo maturo turavuga Aribe. sawa badukomeza umusaza ari muri banki yagiye kurizana narizane harya turi tariki 20 n'eshanu uyu munsi kuwa mbere birumvikana ayi faranga ryo aba YouTube bameze neza abyemerese mu kanya uragura kantu aba YouTube tumeze neza reka ndeke kwikura ariko tumeze neza muri rusange reba maja ariko tware karita reka ndebe bankubitsa muzaba nanjye nyiyoboke
ya Neko I&M Bank. Bank. I&M Bank. iremewe Iremewe nawe cyane. ko banki ndayifite ariko Yego. tumeze neza kandi ntuzajya wiyaturiraho ko umeze nabi oya meze neza gemeze neza wumvuze ngo bazane inyama y'igiti wayigura aha ngaha nutayigura ndayigura aha ntayihari hano bagira ize nyama inyama y'igiti ba muri hoteli teki nta nyama zaba oya samu gakire hoteli teki Kabeza Uyu muntu niho murakora. hantu honyine haba inyama y'igiti ibintu byose biba bihari kuri hoteli teki Amaji kubera iki mukanya widekaruye ukavuga ngo nje nk'umupagani oya yaravuze ngo Yego. uriya mushyuko ndende yavuze ngo iki yaravuze ngo yashyutswe ndende eh ingizi insenzi urumva yaravuze ngo ngiye sinzi ibiri bavuga rero kandi sindakumva ubivuga batitira bajugumira bajugumiye sinzi ibigambo yavuze byinshi porosono paseto kopolote kuki umugore aturiya ngo iki Imana yifatanyirije ari hehe sumuntu nguri yarimo hari aracyari muri dynamic show umva mubenge nk'umupagani ndabivuze mubenge se yavuze ko abapagani tuzaza se uramushyigikiye oya nge ntabwo nshyigikiye ntoze ngo nawe uri mu katiro k'abapagani jewe shyigikira iby'Imana yavuze shyigikira ibyo mu birabintu Imana yabivuze ntabwo mbizi ntabwo ukorana nayo ntabwo umuntu yatereta ngaze kuri social media nanjye niko mbyemera bira ntabwo bibaho kandi icyo nemera cyo ni kimwe nuko nemera ko Imana ishobora byose yamurambagije none ikibazo ngiye namufatiye yamurambagije tutabizi tukazabyumva uriya muhungu ni umuhungu uri umumansuzi yavuze ngo nta sinamwiboneye video yavuze ngo ukuntu nguriye mu mama ari umwana mwiza amuha attention ngo ashobora kutazaza kuri kamera ngo kubera ukuntu ankunda ngo agire ikintu abivugaho arangije ngo narangiza kubona iki kiganiro ngo amamagare ngo tuvugane ngo hari ibintu Imana igiye gukora Imana yamubwiye inkuru z'igice ibyo bindi ko tabivugiye rimwe ngo birangize ibyo bintu ntabwo byabari Imana ntiyamuha igice ntabwo yamuha igice kandi mama komeza wihanganira wibere mu rugo neza naho ibyo bakuvugaho nta kundi nuko nguko uzahura n'abantu bameze kuriya uzahura ameze nkatwe ubu twebwe imbere y'uriya muntu turabapagani yego ariko imbere y'Imana nzi ko ntari umupagani ku izina ry'Imana ubona izi nkuru cyangwa se ubuhanuzi bw'uyu Mbabarira nshuti yanjye mbabarira pe wambabariye ko hari umusore wagukunze ngo wakurwariye indege na pasiteri tukiri aho ngaho tubwira amakuru ye amakuru yande umusore wakubwiye ati sinkomeza rwose gukundana nawe ucyambaye impeta Eugene ukayifata nawe ukayikuramo kagira inkuru rero ibyo sa n'ibiki kandi Rene avuga uti iyi mpeta Eugene yikuyemo yakada ngo ariko ngo barandahiye bafite amafaranga nagagari kayo baraganira akantu ku kandi buriya yigegereje pastor Mutesi kugira ngo amukubite pasi y'aba diaspora wabyumvise yego nabyumvishe uwo ni mama pastor genda naramwihamagariye ndamubwira ndi pastor Claude ndi mu kiganiro ibi bintu nibikomeza gutya nanjye ndaza kumurota kurota se muri kuzana bivuye kuri nawe amajide Frank Rose mama pastor yarongoye nawe uzaruta waburongoye nje nagatimba wowe nagatimba ibyo by'imeta nibizaza nyuma nje nagatimba warusa agatimba uretse mbyishyire muri ko ntaramurose si ibyo mushaka ariko ko ntawe urota Mutesi wewe waramuranjije ntago twamubona oya ahubwo kuki atarota bariya abana buriya mu mama uriya muntu yabajyanye ku ishuri kuri Simba kubasohokana ku ishuri ibyo ntabyo avuga wavuga yuko ngo azakora iryo nirari ryo mu bitekerezo bya muntu byo mu bitekerezo kubera ko yabonye ko atambaye impeta yaravuze ati wafatiraho ati kandi nanyuraye muri social media Amajide Braka Irene yabajije mama pasiteri uwa Nyanasiya aramubwira ati tubwira uburyo wakuyemo impeta y'umusore yagukujemo impeta ya Eugene hanyuma ugakemera ugakuramo impeta ngo ariko uwo musore afite amafaranga menshi arakomeye none Noheli ko tuzi ko nta mafaranga afite ubwo murumva mama pasiteri adafite umusore umutereta oye namubonye amansura hano munuza
ninuza sinza akabari ka Nyabugogo nabonye aryamye hasi bamuriho za top chief ari ngo ni top chief nukuri mama pastor nimba warushaka no kumiracira birarura je niko navuga acire birarura none se uriya musore nawe ko mbona ari umusore yambaye ara neza ubona keye Gwiziringa ni Gwiziringa none se nago wamubonye ambaje gero nemera ko Imana ivuga kandi nemera ko Imana ikora nase tuvuge ko urebe ugasanga niho tabara na mama pasteri babana mu buryo butameze neza toki rwamenyereye gukomba ruhora ruhinnye uriya muntu wabyinaga kuriya ntago ari iminsi myinshi ishize mama pasteri ko twigeze kumubona nawe arimo arakata danse ahagaze ariko yari ahagaze hose twese turagakata nawe uri kugakata Orimba abaroza muhando barawukata bate bose babire ariko uriya we yarari hasi yarari hasi abakobwa bambaye uyu munsi warone nka Majid Black mama pasteri uramuzi ndamuzi nyakwigendera inzabuke Theogene wari umuzi nari muzi yari inshuti yanjye no muntu wasize akoze ibikorwa bikomeye cyane asifata abana bakura mu muhanda abamwe abashyira mu rugo yahinduye benshi ubuzima nkuko Imana yamuhindurira ubuzima nawe uyu munsi wa none iyo witegereje urareba ugasanga mama pasteri ubundi umugabo akeneye urabona akeneye umugabo usute umeze ute uyu se wandi wabonekewe Kwinama kubaza ikibazo kimwe fata intebe ushira hano mwana umugeni w'igice Majid Black umustar rwagiye none ndamuvugira we muretse tugiye kwakira umugeni wo mu nzozi genda wicarare ubwiye n'ukuntu yasunze yasunze amakuru turakomeye turamahoro wowe nande njyewe na Yesu wowe na Yesu n'umutima wanjye n'umutima wawe none se inkuru ziri gucicikana ngo wararose amazina yanjye nitwa Prophète Byukura bagirane Noheli yego ngira umugisha kwicarana mu kiganiro n'abadukurikiranye ariko umugisha wa mbere twarawumenye wowe warose niwe wa mbere buriya icyo si ikibazo ni igisubizo muri murakwega hose ngaho mbwira ngo byagenze gute nabyumva kuri social media bavuga ariko noneho ndakwiboneye nanjye namahirwe yo kubonana n'umuhanuzi yego byari kugendekeye gute ni ukuvuga ngo ibyo wumvishije cyangwa se ibyo wabonye nibyo nyine ni ibyo ngibyo n'ibyuko nitegura ubukwe kuba umuntu w'umugabo nkava mu busore kuko ngiye gushaka umugore mu minsi mike muramumamagara bwana Madame Sia bwana Madame Sia bwana murwa bisobanuye ngo umugabo wa kanaka ushingiye kuki ushingiye kuko ndi umuhanuzi kandi Imana yavuganye nanjye ko uriya mudamu agomba kumbera umugore akabazo k'amatsiko Noheli hari umugabo witwa Karegeya Omar Jean Baptiste twari turimo tureba ikiganiro Omar Pano Omar yakuri jarasi niyo tukibonye yavuze ngo urugo rwose rugize ibyago imbwa zirarutaha waba uri imbwa ntabwo ndi imbwa ikindi buriya y'umuntu afashe umugabo mugenzi we akamwita imbwa waba ari iki ntabwo tubizi we yavuze waba ari iki yavuze ngo urugo rugize ibyago rwose imbwa zirarutaha nyine nanjye nababajije nk'abanyamakuru n'abadukurikiranye iyo umuntu avuze ngo akita umugabo mugenzi we ngimbwa waba ari iki bivuze ngo nawe ababaye umurizo w'iyo mu gaciro ikiganiro niho kibonye ikiganiro nakibonye cyane amaji niho kibonye nakibonye none se reka nkubaze ngiye kukwibariza ikintu kimwe wari wavugana n'uriya mu ma pasteur uretse no kuvugana turanangikirana muragitirana turanandikirana mwari mwahura amaso ku maso visa amaso ku maso sibyo n'amaso ku maso vuba huzaza kubutaha kandi uzanye kamera yawe ndi kukubaza mwari mwahura cyane kandi akabazo k'amatsiko hari ibintu amaje ukuntu muvugisha umukozi w'Imana Prophète yego hari ibintu amaji amaze kuvuga mu kanya udahari umva Noheli hari ibintu amadashaka kunga yitwaje ko Imana yamuhaye kumenyekana kamusitari imbere yuko Imana igiye kungirira neza ariko amenye ko ndi umuhanuzi amaji yavuze ngo amaji yavuze ngo umva uko amaji yavuze ngo warasinziriye urarota gukanguka washyutswe
ngo hanyuma ngo tutekereza baba pasiteri Imana imubabarire kuko atazi icyo akora cyangwa ibyo avuga ku muhanuzi yaba yarazi amavuta yicaranye nayo mu kiganiro amavuta ahubwo n'umwera umva nkubwire bashyukwa n'ibiki ubundi bashyukwa bati gufata ubugabo ukabutunga ku muntu wifuza mu mitekerereze yawe no kwikinisha oya se yarikinisha nuza niwe wikinisha amaji yarikinisha no se reka nkubaza ufite amahirwe angana iki uzakwa waje gusaba mu bugeni hano kuri kamera bimeze bite nzakwa kuko ibintu byose ndimo ndabyoraganiza kandi nge na Yesu dufite amateka tuzakora ibikomeye ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana mu gihe cyashizweho okay tukiraho rero hari video yawe iri gucicikana hano hanze yego uramansura pe amva uri hasi abakobwa bambaye impenure bakuriho hejuru wari utarakizwa wari warakijijwe no kuvuga ngo hari ikintu ajya ntindaho oya gitindeho kiriya cyo yego iyo umuntu akamaro ka retroviseur ni ukureba inyuma kandi iyo utinzira muri retroviseur birangira ugonze ntabwo ngewe nakongwa n'amateka yahahise hanjye ngo amateka yahahise nyatindeho biriya bintu bakoze kuki batabigaragaje mbere hose bakaba babigaragaje ari uko Imana igiye kuma umugeni barashaka kunyicura ubukwe ahubwo aba bantu ushatse najye no kubarega ngiye amaji yendagira ngo asubize Karegeya Jean Baptiste Omar kuri Jarasi yavuze ngo urugo rwose rugize ibyago rwinjirwa n'imbwa gira icyo umusubiza Karegeya icyo nakubwira urareba iki kiganiro nje ndi umugabo sindi icemba mfite amaguru n'amaboko ariko reka nkubwire ngo wahangaye umuntu udahangarwa ntabwo njya nkunda umuzimu amenyera kwicara ku ntebe y'Imana urashaka kuvuga ko Karegeya ari umuzimu Karegeya ufasha gatoki kawe ugasize mu menyo y'intare sinjye umenyereye ahubwo umenyereye Imana isumba byose iri mu ijoro aho uri wihane cyangwa se umamagare ngo usangire Imana yavuze ngo urugo rwagize ibyago rwinjirwa n'imbwa waba warinjiye urugo rwa Pasteur Theogene ntabwo ninje ndi umuhanuzi nzasaba ariko nababaye nanjye tukiraho wavuze ngo ntibikureba ko afite abana umugabo utita ku bana n'umugabo nyabacyundi wabivuze uretse gatojwe impamvu nabivuze navuze ngo umugabo wakinjira mu rugo n'umunyamakuru wambajije ngo se umwana bari abana uzajya nabo yabyaye mu nda bari abandi yagiye akora ku mihanda uzabasiga ndavuga ngo njewe naba ndi mugabo ki wafata abana yabzaye gusa barasimbagira ahubwo ngomba kugira nkamufasha tukagura ubwami bw'Imana nabandi bakaza amaji yatugaye uko ngo umugabo ntabwo ndi ingurusu abantu baduteze amatwi babyumva uri umugabo nturi ingurusu amaji yatugaye uko ngo yegeze kurota umwe mu bayobozi bakuru bo muri iki gihugu nawe ngo yanyambitse ikamba noneho gakangutse gasanga cyari mu kavumo rero wowe inzozi zirashuka umva nkuhumuriza umva nkubwiza ukuri suri umuhanuzi nanjye tumye mbawe urumva nuramuka ugiye muri ruriya rugo yego suri ingurusu sikuvuze buretse tansi ntabwo ndi ingurusu ndi umukozi ndi umugabo nuramuka ugeze muri ruriya rugo iki kiva kijya uyu munsi agakiza karataha mu rugo rwawe Zakayo we kuko wicaranye n'amavuta akomeye Bibiliya avuga nk'icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ariyo mpamvu amaji mwari muzi nk'umwarimye ngo za Nyabarongo n'ibiki mu minsi mike arabaririmba ngo umusaraba niwe bendera ryacu abakijijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza umva shaho nkubwire wa mugabo igisheke cyitwa igisheke umusigati ukitwa umusigati cyane ndabizi ariko igisheke ikintu umusigati ukerenzeho nuko hazaho amasaka muri ibyo ngibyo ugereranyije igisheke n'amasaka n'umusigati igisheke n'umusigati none se ushaka kugita umusigati njyewe ndi Noheri uri Kayote ndi umuntu ntukangereranye n'ibisheke sindi ibisheke uri umugabo uri umusiribateri ngo nduki bwana Noheri Mutabazi yakiriwe na Sabe ku Isimbi TV avuga yuko ngo ibyo wavuze byose ngo bagufate nka puberi bajugunye muri puberi yego wowe urareba ugasanga ibyo Mutabazi yavuze uri puberi ntukajye umbwira ibintu Mutabazi yasanze uri nduba bajugunyamo imyanda ntukajye umbwira ibintu bikiriritse nugira amahirwe Imana ikagutiza ukaba imbaraga inzozi zo kwibesha buretse gato ikagutiza imbaraga zo kwica inari
ya ntare ya ntumbi yayo ntuzayijugunye uzayikingurira ushyirane mu cyumba kugira ngo imbwa niziza zimuka uzibwire ngo dore ni muri bico nakoreye intare rero ntugafate Tewe yaravuze ngo ntago duterwa ubwoba n'ibihinda na Kagoma ariko mutabazi ubwe yararangiye uzi impamvu yarangiye yimuye Imana mu mutima we arangije ariyimika ntabwo azi ibintu ejo bundi byabaye kuri Herode ahubwo mbona asigaje gukubita urushyi n'Imana kajogenya kuko icyambere urashaka kuvuga kagiye gupfa yafashe icubahiro cy'Imana arakiha yavuze ijambo naryumvishije rikomeye yego ngo iyo hano bamamagaye ngo cyangwa ngo arabiye ngo nahandi arabiye Isimbi TV ngo ndaratsenga ngo kuko ngo ndahamenyekanira wowe urashaka kumenyekana uretse gatoya wadusengera gato kino kiganiro ariko ukashyiramo kwa kundi uvugana n'Imana ntabwo umatiriza kuvugana n'Imana wowe aho byihatiriza ahubwo ntabwo mbyihatiriza ahubwo Imana ikorana nanjye bya biborose wavuze ibiki bivuga ngo Imana yifatanyirije ntawe uzagitandukana ariko hari ururimi wabivuzemo hari ururimi wabijogotoye ratangwibarize Noheli tubarize abantu reka tubarize abantu amaji Noheli aragira ati azatura kwirebero n'uwanyana Asiya madamu we ngo babye abana b'impanga ngo nyuma y'igihe gito berekeze bafate rutemikire baje Canada uyu munsi wa none wabutuye mu yekaritiye igaragaziriza abantu ko hari ikimenyetso cyo kugiye gutura kwirebero nje n'uyu ruhande rwa Paritema hano kuri yitwa Landmark erega nje ntabwo njya mu kajagari ni mu murenge w'ubwo mu murenge wa Kinyinya hareme muri Kagogo Kinyinya cyane gacuriro erega itazi yumva ntushobora no kumenya iyuje ndetse ndi mutabazi basohoye mu nzu ko nje ndi prophet umuhanuzi mutabazi umuzanye gute enyi bikane naho muri banye bajya hanze vava watuje waretse ibyo vava uretse umuntu aba muri apartment bazahita mujya Canada cyane warapurayinze ngo narapurayinze yakapurayinga atararongo yunguyu wowe urabaza amenyo y'inkoko ureba umunwa wayo wamugani tukubaza inkoko akabazo kandi waba warateye intambwe ukerekeza mu kare ka Rulindo kwa mama Pasteri ukajya kumusura bisanzwe byibuza ukabuya wicaye ku mutogoto w'inkono uticaye ku mutogoto w'inkono ukabuzi neza ko uzamurongo usivyo no kujya kumureba kuvugana cyangwa se ndajya kuri Rulindo kugira yute hano hari hoteli nziza za Marriott za Convention kumubwira ati Gapome twahuriye ahangaha yitwa Gapome emi yabirakariye emi nyawe yabirakariye ngo Gapome bararifashe umutomo usanzwe mara kumubwira okay reka tubireke agose mu mabwa yabirakariyemo emi nyawe yabirakariyemo kumubwira ati Gafeyibi reka bakubwire Feibi ni mushiki bisobanura mushiki wanje Paulo yaravuze ngo muzibuke mushiki wacu Feibi mu baroma 16 murongo wa mbere n'wa kabiri kwanditse none muri minsi mu gihe narabibaye bereka shobora no kwijijisha bagira guri ariko ubundi bite byaye ko mbona muri kwinjira mu buzima bwanjye bakureke bwite ahubwo rata ngiye kurongora umva rata profete Irene yabajije mama Pasteri wa Nyarasiya aramubaza ngo tubwire umusore wagukujemo impeta ya Theogene Uwanyana aratangara hanyuma aramubaza ngo ibyo ni ibicyumba jije arangije Irene aravuga ngo ariko uwo musore afite amafaranga menshi waba ufite amafaranga menshi uri umucuruzi ukora iki ntabwo ushinzwe kumenya niba ndi umucuruzi kandi ndenze n'abacuruzi kuko ibyo ncuruza mjewe ni byinshi nge magazano nk'umuntu mu diaspora uricaye buretse ahagaze hano uricaye aha turicaye twandahagaze guhagarara no kwicara kubyitiranya ahubwo guhagarara ndebe ukuntu umeze ndebe uwo mugenda ntabyo kumpagarika iriho no kuvuga urihagarika no kuvuga ngo warumbajije ngo Irene yaramubajije ngo hari umusore mukujemo impeta hari umusore ngo yababwira umusore wamukujemo impeta ya Theogene undi ndetse utaragaragaye hanga atari njewe uyu munsi wa none haramutse hari umusore cyangwa se umugabo wakunze Uwanyana Asiya akaba atarimo aragaragara uwo yabagiye kurengera itegeko ry'Imana uwo nguwo yabaje kuvangira umugambi Imana Asiya nashakana n'undi mugabo utari wowe bizagenda bite ntago bizakunda hari kimanira Imana mu gihe cyashizweho se ariko reka mbabaze Pastor ndakwizera kandi urabizi uribuka abatipe batubwiye ngo tuzore bodaboda mu 2007 imeruka irageze 2002 muri 2000 apotre Gitwaza yarabihanuye ibyo uyu hari nundi uretse neza kuko utunze urutoki mu maso mu kirano ubu rutunze mu maso y'Imana
ushaka kurunongera kuri kamera kaza kugutungira ahandi hantu umva nkubwire yego ibi bintu n'ibitekerezo bya uyu nguyu untungu rutoki ariko izizira kureba dore sha gushotora uri gutama ishami wicayeho oya genda sha wowe amaji uyu munsi wa none uri umusiramu yego ni n'umusiramu uri umusiramu twebwe twemera ko Imana ivuga twemera ko ubuhanuzi bubaho cyangwa se inzozi zibaho Bibiliya avuga ngo abasaza n'abakecuru abasore n'inkumi bazarota amaji biramutse bibaye Noheli arongoye uwanyana Asiya wazabivuga wazabigenza ryanyu mu mbatize uzahita uva mu basiramu yego kuko iyo Mana ntago yabisanzwe Noheli uraza n'amakabutura biva gutyo buretse reka tubengo ari hamudurira oya nta nubwo wemerewe kukwatura ngo uvuge iryo jambo kubera iki ubwo jya kwiborosa ko uvuze gutyo byumve nta nubwo kuye gucira umuntu nkaje umuhanuzi amaji ariko hanura ibiki amaji ariko ubona abanyarwanda ari bivuga bya bindi bavuze atarazi ngo yagize gutazira yashutswe ndende ngo yagize gute yashutswe ndende ubundi se wa mugana hari Karegeya niwe wavuze ngo kuki utajya mu nkumi Karegeya ni Karegeya Imana itirahirengeye iri mu ijuru ni Imana ari Karegeya ni Imana urusha undi imbaraga ninde Karegeya yavuze ngo urugo rwagize ibyago rwinjirwa n'abasazi arangije rwinjirwa n'imbwa sori arangije aravuga ngo wasanga hari umusore umwe uramushimashima hafi barimo bariganira ngo nawe uri mwatera wawe Karegeya areba hashize sorry ijambo abasazi bambabarire ntabwo ariko ntabwo ari Karegeya areba hashize ahazaza ntago hareba kuko yaba hazi yakita ku iherezo ryiwe akava mu magambo ariko amaji hari ikintu mubaza vava uri nyuma ya kamera wenda ntibari kukubona oya naza hagarara oya buretse gato yava mwihorere burasi mukunda cyane ahita akurikane ntago nkangasha wumvise ko ntago ukunda cyane ntago yizimba mu magambo uyu muntu yeretswe ko agiye kuza kukuroga vava ndakuzi nturya imboga wabyakirutse ari Imana yimubwiye ariko mu magambo no mu nzozi byakira neza warongorwa ari Imana yabimubwiye wavuze ko wowe wavuze ko wabumbura amaguru bagenze gute hazanye hari Imana yabimubwiye hari inka kereka Imana yamuhaye inka ese yamwereza gusa yamwimye ipantaro iramuha igomba kumuha inkwano okay uyu munsi wa none rata Noheli karame sibyo yego wowe ubirebye ko nawe uri umuhanuzi kandi ukaba umukozi w'Imana sibyo ikibazo rimwe uravugira kure ya mikoro nshuti yanjye yerekana igumira hano turaba tukumva abantu se barumva ikibazo cyawe gute ikibazo cyane ntabwo bacyumva uri umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana yego uyu nawe ni umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana noneho tubwire ubona ahanura ngo Imana yamuhaye ngo kurongora mama pasteur yego wabonye koko uyu muntu afite ibyo kurya bihagije bizatunga mama pasteur none urabona afite inzara sibyo kuko mama pasteur uko tumubona nuko tumuzi wenda Imana ifite ibyamugene yego kabiri mama pasteur afucishije umugabo nta nubwo haracamo n'umwaka yego Imana iyo Mana yaje kubwira uyu mutipe ngo arongore mama pasteur ashyuka azamurongore iyo Mana yanga mama pasteur ku ruhe rwe none se uravuze ngo nta numwa buretse ngo musubize ibyo nagaru kuvuga ngo imwanga gute nayo ubwo yabiri kumushinyagurira kuko umugabo we ashize iminsi nga yitabye ni iminsi kuki yakwema impeta inde kuki yakwema impeta shabyihorere hari icyo wowe urayambaye ese uri umwavoka we uri umwava ushinzwe iki oya ni umunyamakuru yemere kukubaza ari umunyamakuru Imana dukina nayo ntabwo turayibona umuntu ayibona ku giti cye yego Imana hari ibyo bavuga ngo irondo ryivanze n'abajura n'abayede bivanga n'abafundi sanga umufundi afite umwiko undi afite reka njye gusubiza reka ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo yego
kandi imbuto z'umuntu nibyo avuga iyo Imana yaguhaye ibintu ntago ibigwanga ugende ubijyane Nyabugogo ubijyane mu Biryogo abantu bose babibone ngo abantu bose babibone uri kubyumva imbuto zanjye se oya n'amaronji none sembi Emi se buretse ni isore mureka twumve Emi buretse twumve Emi icyo atubwira buretse hana hahise hanje hateshe gaciro buretse twumve buretse gato navuze ngo Bibiliya iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera tuzamenya ku bikorwa bakora n'ibyo bavuga buretse zibonye mu kamansuzi ukareba hashize haro buretse nibyo ndi kuvuga ese Imana yavuze ngo uyu muntu yamuhaye umugore urota nitwaryama abantu ntibaje kuryamana nawe ngo aba bantu bose bari kubona ibintu bamenye Imana yamuhaye Imana kubwiye tubwire Imana niyo yakubwiye ngo uzu bivuge cyangwa warashanutse uraza urabivuga kugira ngo wamamare igisubizo kibaye kukubaza uri tuceceka urego ni numva biraterwa nuko Imana yabwiye ngo mbivuge yarabikubwiye iyo Mana ni singaha nunde ni Imana yamayereka ngo mare kwitambutsa ibindi ushaka nibiki Imana yo yabwiraga abantu hanyuma rero buretse gatoya buretse gato ariko ayo mavuta buretse gato Imana yagukubira ukamagara hejuru y'umuhanuzi w'Imana ukamagara hejuru y'umuhanuzi w'Imana yo mwisho singa icara ukamagara hejuru y'umuhanuzi w'Imana hejuru y'umuhanuzi w'Imana ceceka maji Imana hejuru y'umuhanuzi Asiya bivugiya tunene wicaye ntukahagarare na Bayali Imana yireshije hejuru y'Imana yihorere iyo ni gwa kurongora Asiya mura Imana yo mwisho itere aho ngaha ahubwo ntukahagarare hejuru y'abashumba ntukahagarare hejuru y'abakozi Bible ifite akazi gakomeye Emi kuvuga ngo ribi ifite akazi gakomeye ibigize ibyaha biri muri abi nibi nibi ati Noheli gutunga uburenganzira bw'umunyarwanda wese ni ugusesereza gusesereza iki Noheli yari itumye ntago Imana yamutoze ko uvuze pasiteri yarize iyo Mana ibatuma buretse amaji buretse iyo Mana ibatuma umva Emi Imana ni Imana ifite Emi Imana ifite Emi birakazi ibi bintu bimaze no kugira byafashe indi ntera Imana ninjije gute itwaye umugabo w'umuntu iramujyanye yego kugira umushumba kumujyana aho ngaho uretse aho nagira ikibazo memwitonze uretse mvuge nanjye aho ngaho uretse gato ntago Imana yafashe ntago Imana yanga abantu ntago Imana imutwariye umugabo none dore umuvugabutumwa cyangwa umunyamakuru Imana imutwariye mwese buretse gato Noheli mwamufatiranyije nuko wenda Noheli ngo uretse mwafatanyije Noheli uretse ngo Noheli nuko bagaragara nk'umukene none se Pastor Theogene wenda kwigendera ajya kurongora amase yarakize cyane uri umukene Emi nyakwigendera Theogene uretse gato Pastor Theogene ajya kurongora hasi yarameze kurya uyu mugabo ntiyarongora ntago ari byo navuze ngo Imana aba bantu tuyifata ku Imana itari Imana turayitiranya mu kiganiro hari buretse gato buretse n'umuhanuzi uyu si pasiteri n'umuhanuzi Imana ukikora ijambo ry'Imana riravuga ngo buretse ariko Emi ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramutse ihuje Asiya na Noheli yaba yanga Asiya ntago ariko nabivuze niko abivuze buretse Imana yaba yanga Asiya mu muherwe ku buryo umugabo watashye ejo ikamuhuza na Noheli ikamushumbusha ntabwo uyu munigara utikanje ndi umuhanuzi ahubwo uje guca inyuma adaje gushumbusha none se Karame Imana yabwiye ngo nacyura indaya muri bibi arahari gacyura indaya ijambo rya kugira ngo mbasabe
jewe reka rero wambajije jewe reka mwanzuro wanje Emi uyu musore atarazana iri jambo uyu musore ataraza ku muhanda wari bwamuha ikiganiro ariko nzagutwera atari kurasi je ukuntu ndabibona ibintu ibi ngo ushobora gusanga imana bishoboka uretse tubanze twumva amaji ngo yego zamutwerera ariko ntago ari kurasiyo ariko uriyumvamo kurongora byo ndabibona irari ryo rirakugaragara ariko kurasiya subiza amerwe he uretse iyo mana umenya warayirose byari nko mu masangano abo ni abadayimoni bakongoreye birukanye amajwi nk'ari muri Petero abo bose bakongoreye ahubwo abo bakongoreye eminyawe sinamusubiza reka nsubize eminyawe jewe mwambaje nka pasiteri nasetse natembagaye wabasezeranya vugisha ukuri kubera iki ntabasezeranya se nanjye nabazaga byemewe se usibye nanjye Asiya yarapfakaye uyu ni umusore uyu ni umwadeperi Asiya ni umwadeperi uyu ni umwiyamini n'umuvugizi wa ADPR ndayizeye yabasezeranye wabyumvise neza noneho mbakurizira ku murima Imana yavuze nta kitabaho ariko Imana itabirimo ntabwo byakwemera reka dutegereze iyo mana Emi Imana iyo yavuze irasohoza ari Imana yabivuze byabaho ariko ari Imana itabivuze ntabwo byasohora mukozi Imana muramurakaje ikimenyetso kigaragara ko yavuganye n'Imana ntakitwera abatarakaye we mwamugeze uyu munsi wa none Emi ikimenyetso kigaragara Emi Bibiliya avuga ngo nta wavuga Imana itavumye reka banza uyu mugabo yabonye mama pasiteri yakuyemo impeta araza arahanura avuga ibintu reka musubize buretse mama pasiteri wambabari ugakora ikiganiro wambaye impeta kweli reka mbabwire ni ikihe kimenyetso yego ndakumva bambi ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko uyu muntu ari Imana yabimubwiye Emile navuga ngo abaza mama pasiteri ngo hari umusore iri muri njyewe ikiri muri njyewe yari bwakora ikiganiro reka gusubize Imana nsenga reka kubwira ibimenyetso Imana nsenga yego iri muri njyewe iri muri wowe iz'umutima wanjye yego nturakare ntabwo yemera ntabwo yarakara yemera yego guhangana n'abana b'abantu kuko irishoboye Emi nyawe niba akenewe ko tubaza Imana nkuko Elisa yavuze yababwiye ngo tuzamuke umusozi Karumeli age Karumeli ni he buretse gatoya ni he umuntu udasenga umuntu utiriza ubusa umuntu utazi Imana ntakwiye kuza kuburana nanjye ngo ni Imana ntago turi kuburana kwifasha imyanzuro iri mu ijoro ntabwo ari utazi Imana umva nyine buretse ntabwo yicaye iruhande rw'Imana iyo Imana igiye gutabara umuntu ni mugisha inama ngo mbanze n'abana bapfuka mukamusengera buretse ikimenyetso kuko Emilia wowe buretse iravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zanyu kandi nitujya kugenzura tuzagenzura ijambo ry'Imana uretse Bibiliya ndayizi nabaye utananuka ndi umuhanuzi w'Imana Bibiliya ndayizi Bibiliya iravuga tuzakugenzura ibyahanuwe mukoresha ijambo ry'Imana ibyahumetswe n'umwuka wera ndashaka ibimenyetso bitatu bigaragaza ko uyu muntu yatumwe n'Imana hari ikintu cyane Emi buretse gato buretse nsubize Emi Sabe yahamagaye mama pasiteri amwicaza kuri kamera aramubwira Noheli yarataraza kuri kamera impeta yari yarayikuyemo Chita ashyira mama pasiteri kuri kamera uyu yarataraza amubaza iby'impeta mu minsi yatambutse yarataraza Irene noneho aramaza ati hari umusore twumva ko akureba impeta ya Theogene uyu yarataraza kuri kamera aravuga ngo ni umusore buretse gato ibiganiro dukora bigafata hiti inyuma Irene aramubwira ngo Irene abwira mama pasiteri ngo kandi uwo musore afite amafaranga ahubwo turibaza natubwiza ukuri ikira kiganiro gikoze ashobora kuba atari uyu hari uwundi ko mutabavuze wari hungu ni mu mwihorera Kalise yavuze ko yagiye kubwira ngo yangwere no ku gikombe kimwe na Shatani muri mu bicubundi yatembereye ijuru hari uwatembereye ijuru wabona abamarayika bari kumwe ngo nimba ari ngufu jini ariko na Bushari yagiye mu ijuru baza uvemi niba ishaka Theogene nguyaho kira kiganiro gikoze yagikoze gabundi byari
ariko uretse gato kuri select magazine turabireba tubimenye byose turabihuza select magazine niho ahantu hambira akora icyo kiganiro turebe nibyo uhita ureba Saba akoresha Mama Pasiteri urebe Chita akoresha Mama Pasiteri urebe Irene akoresha Mama Pasiteri ngo bajya kumusuraho ava ngo suko musura gusa na muri hotel twarahuriye amajama je ngo uretse pastor ko beretse bamwitonze amajama bashije ngo mwari mwahura siko amabashije aravuga ngo suguhura gusa ngo twarahuye siko amuye kubwiye ngo ikibura ngo kubutaha ngabo uretse rero bahuye mu gihe bahuye ryari kigazo ko numbeshe none kafite message bandikirana gute bandikirana nanjye nabwiye uyu nguyu ngo fata telefone yawe utamaji editing wandikeho Mama Pasiteri Asia mwandikire urebe amaji uretse no way nazi kwereke turebe nimero kibazo cya tukibona bo ungeze mu minsi 13 yego sindabona ikiganiro cy'umuhanda uretse gikwereke kuri select ahubwo atwereke chat ye na maji atwereke yereke maji zo chat turukumva Witi ariko no babo yana ikiganiro cyasokeye nawe buhanuzi cyara narebwe bikomeye ageze imbere gato cyara narebwe icyo gihe bikomeye twakibonye twese niyo twaboneye Noheli kimaze imista ngo iki wabyumvise Noheli rekeraho gutukisha Imana ukwezi kwashije baba yabyiboneye ureke bava tubwire ibyo Imana imubwiye Imana ikubwiye yari yicariye munsi y'igiti Imana irambwiye ngo Noheli narekeraho ataza gutuma baguma kuyituka ngo nagatwika ngo iki numve yishwe cy'Imana uko arabyemeye ngo nagatwika nayimuhagurukije nagari imbaraga hashize imisi 3 akoze ikiganiro Mama Pasiteri yiyambuye impeta ryari ukwezi kurarenga ukwezi kugiye gushira ukwezi kurarenga yarapanze we izo bazita plan barapanze asubundi ni planka cyangwa kibazo umuhanuzi gute yivumbura akava mu kiganiro amaji umuhanuzi yivumbura akava mu kiganiro gute umuhanuzi yivumbura akava mu kiganiro gute nta muhanuzi urakara umuhanuzi uretse umuhanuzi arakara akava mu kiganiro gute oya abantu yagiye inyuma ariye ari ko yasubiye inyuma yari imbere umuhanuzi ari Nohe reka tubifate umwanzuro tugeyo turajya ngo dufate umwanzuro Imana yarakwiyeretse kugira ngo urongore Mama Pasiteri cyangwa wavuga uti ndi umuhizi je guhamagara Mama very good okay emi nakora ko kandi urabyemeye okay sawa emi dukore yamuhamagaye arabwira ati ndi mu kiganiro ndi kumwe oya emi uramubwira umunyamakuru tuzujya aravuga amaji emi ni ku ruhande rwa Mama Pasiteri maze umve ni telefone yawe ni telefone ye nidusanga batavugana guhera ryame hano hasi tumusengera nange emi n'uburenganzira bwiwe n'umunyamakuru nidusanga batavugana aryama dukubita gashari umubaze nibaza ngo inkoni yice wowe hariya uramubaza bavuganira mu mwuka bavuganira mu mwuka ngo mubaze niba musya niba bavugana nakubonye wayagaye ibintu biroroshye ubonye yashukwe neza ibintu biroroshye nayihunge namutubarize ko baza bavugana usanga batavugana ucumisha radukubita umuntu undi mwana ko mumuje umugati mwunguti umugati nyene arimo arifinze uzanga itegeko ry'Imana nyemera ku murongo ko Imana yaramunyera wihagaraje na Pasiteri beze buretse emi nahamagare hamagara uraducikira hese ushobora gutera akanyafu Imana ikagucira emi hamagara ucitse yafu Imana ya oya emi nahamagara nta kibazo ahita ryama hano emi nahamagare umuhanuzi nkanje amaji ntagucikira mucika njya ko mpari
sawa ceceka rero Umva guhamagara umugeni mukanya wawe rero umva tuzi batubwire nimero ye yiduhereza aho ngaho subwo wavuga uretse uyu muntu tugiye kumukubitira mu gihe inkoni twayicengera ntabyo ntwikamo yerezemo iyandika ntabyo ntwikamo bino byazimye byapfubye ibikise byapfuye Asiya wowe uramuzi wowe Asiya andika 07 ukagira irari ukararota yandika etande inkoni ngenda gashaka uretse no amajide braka kuretse umuhanuzi aracikira hese hagarara madacika muceceka duceceke abantu bose bari hano muri quiet hagarara ntawacike Emi Imana imfashije moto iracamo kandi aranakwitaba yamubujije abo no mubwira ibiganiro aragukupa ariko wowe numwibwira ntacyo nayo nijwi rye twanarikatamo ariko tukumva harya ngo witwa yitwa Noheli Allo arimo arasenga ndikumva ibintu by'ibintu ongera Allo mama pastor Yesu ashimwe uwa mbere mwiza n'igicamusi cyiza mami njyewe narakaye umuntu witwa Noheli uramuzi shanda gashaka Yesu yabyemera kuri kamera ngavuga ngo nawasa kuri kamera ngo nawasa najya imbere tukava pastor nk'umuhanuzi ntabwo kuri kwawe kujya hagaragara nakubendekereshe mama pastor nawe nta kuntu ibiganiro byaba bingana gutya akaba aramuzi no kumumenya aya musoze umuhanuzi bamuteye indobo musoze banjije ijambo rivuga ngo nababaye yego sibyo nyine uriseguye uretse sisinya mama pastor naga kanzane telefone yaje muvuge nawe muhamagara nka shari wawe tubwira ngo noneho byagenze ariko ni gute wambwira ngo umugeni wawe ntago umuzi none se yitwa Noheli cyangwa yitwa Byukura bagira kandi yitwa Kizimana abikubitiwemo ariko se umva icyambere minyawe ni umunyamakuru mama pastor ashobora kuba afite nimero ya minyawe none se uramaza nk'umunyamakuru ngo umuntu witwa Noheli uramuzi ese vavari uhamagara nababaye ndavuze ngo mama pastor nababaye nabyumvise umuntu witwa Noheli uramuzi none se vavari uhamagara se none urabonye ku isimbi akambona ahantu hatandukanye akaba yanyoberwa kuki atakubonye mu rugo iwe amaji takwamama we cyangwa iwabo amaji dukorozinga dushonje tubyita ngo iki ni agatwiko katinjiza Imana yavuze ngo Noheli arongera gutuma bayituka barabonana na Noheli agatwiko narekera ntabwo ari Imana muvuga dusoreze uretse gatoya vava navuganye n'Imana umwanzi ugiye kuvugana namwe murawemera cyane muwemera wowe tubwire ni wowe usoza ikiganiro kambe mpagurutse nawe soza ikiganiro soza ikiganiro mutegereze yavuganye nanjye muri abanyamakuru benshi hano
shitani ariko Imana irababariye ko mutazi icyo mukora byonyine gusunika umuhanuzi wavuganye n'Imana ngabisubiriye uretse gatoya bajya bajya gukanga hirya songere kumenyera Imana y'umuntu sawa kandi dushonje yewe nka pasiteri ntabwo avugana n'Imana nari impari twese tubitegereze Imana yavuganye na mama pasiteri iramuzi yavuganye na Noheli iramuzi ariko kandi icyo mbona cyakoza Noheli natubwire ko Imana yashatse kimuzamura muri social media ibyo rwose tubizamuriye ikiganza kubera icyo mbaza gute Imana yakuzamuye Imana iguhaye hit Imana igeze ite iguhaye hit ya social media